Umugoroba mwiza bakunzi b'igitaramo nyarwanda kuri Contact FM. Ni ngombwa ko abantu batarama ku mugoroba kugira ngo baganire ku byiza by'igihugu cyacu, iby'amateka twibutsa cyane cyane ibyo umuco mwiza wa Kinyarwanda wa gakuru n'inkuru za mukuru tuvana ku bitekerezo abakurambere baraza abanyarwanda. Umuco niwo nkingi y'umunyagihugu mwiza. Ikindi umuntu yabibutsa nuko ururimi nyarwanda, ururimi rwacu ari ikigega gihunitsemo ibiranga umuco, ari byo imihango, imiziririzo, imigenzo, imibereho ya rubanda n'ibindi. Ikindi umuntu atatsimba ahubwo yatsimbararaho nuko mu gutarama ku mugoroba nk'aya masaha ariho abantu bahura hagakosorwa ibibi, hagashimwa ibyiza, abantu baseka, basusurutse, basoma gasururu, amahavu n'ibindi. Abakuru kandi bagahanura abato nabo batozwa kutaba gito. Igitaramo nyarwanda kuri Contact FM mugitegurirwa kandi mukakigezwaho na Dadido Maximo Mwicira Mitali. Ituze tangi ituze Rwanda we abo wabyaye batekane, inzira ntizigendwe, inzigo ntizicibwe, amariba yose yuhire, igicaniro kibe kimwe banyarwanda. Ituze tanga ituze Rwanda we abo wabyaye batekane, bagabo nimusheshe, abana nibatete, banyina batanga impundu, bakwambara impumbya ya Rwanda. Ituze tanga ituze Rwanda we abo wabyaye batekane, muhuza amarembo, mutizanye imfizi, muhemba ababyeyi murera abana, akambwe bacu banezerwe. Ituze tangi ituze Rwanda we abo wabyaye batekane, dufatane urunana twubake u Rwanda, Imana niteke itaha iwacu, dutangaza amahanga koko banyarwanda. Ituze tangi ituze Rwanda we abo wabyaye batekane. Ntangiye mbifuriza ibihe byiza, ntangiye mbaramutsa mbifuriza kugubwa neza n'igitaramo nyarwanda nzi ko mukunda muri benshi. Igitaramo muteze amatwi kuri Contact FM 89.7. Nizere ko rero mumerewe neza kuri uyu mugoroba. Itorero Isamaza na Muyango bati ituze munyarwanda, ituze Rwanda, hanyuma abawe bose batekane. Nibamara kugira uwo mutekano, inzira zigendwe, hanyuma ngo inzigo zicibwe, hanyuma amayira yose yuhire, igicaniro ngo kibe kimwe banyarwanda. Ni indirimbo rero y'itorero Isamaza na Muyango yitwa Ituze, imaze nyine kudutangirira
igitaramo cyo kuri uyu mugoroba. Ndabifuriza rero ituze, ndabifuriza gutekana, hanyuma twese twakagira Imana, igicaniro kibe kimwe koko banyarwanda. Ituze rero nk'iryo ngiryo ntawe utaryifuza, ituze nk'iryo ngiryo ntawe utaryifuriza mugenzi we, ntawe utaryifuriza umuturanyi we. Waba rero atabyifuza, n'uwo nguwo bavuga bati inzigo zicibwe, kuko uwo muntu ubonaka yimirije imbere urwango. Ibyo rero ntibikabeho mu gihugu cyacu, n'uwaba kandi abitekereza ngo birakamuhama. Burya ngo iyo wanze mugenzi wawe, ahanini burya ngo ni wowe uba wiyanze, kuko urwango rwinshi ni wowe uba urufite rukagushengura umutima. Uwo wanze yitambukira yemye atanabizi kandi ngo atanabyitayeho. Njya nkunda kuvuga rero burya ngo urwango ahanini rwica nyirarwo, rwica nyine urufite. Ako ngako rero kari umukubuzo no gukubura. Ndabona rero umuharuro usa neza, reka twisimbukire twisangire ibyiza byacu. Aho rero ngiye gutangira nsubiza nyine abatwandikiye nyuma nyine y'imyaka 2. Abantu benshi barifuza yuko twakongera tukaganira ku mugani wa Bwiza bwa Mashira. Bamwe bajya bavuga bati ni bwiza bwa Mashira budashira irora nirongorwa. Reka rero nsubiza abatwandikiye ntangira mvuga nti reka mbacira umugani mbabimbuza umugani, n'uzava ikamugani azasange ubukombe bw'umugani buziritse ku muganda w'inzu. Kera habaho umugabo Mashira, nuko abyara umwana w'umukobwa utaragiraga uko asa, amwita Bwiza. Rubanda bakamwita Bwiza bwa Mashira budashira irora nirongorwa. Mashira uwo mugabo yaratuye hafi y'ibwami kwa Mibambwe. Umwami Mibambwe akagira umuhungu, niwe rero Gahindiro. Amaze kwima ingoma ya se, umuhungu wa Mibambwe n'umukobwa wa Mashira Bwiza bakiri bato baragiranaga inyana z'iwabo. Bombi baruzura cyane. Uko bakaragiranye inyana zajya kona, Bwiza akabwira Gahindiro ngo najye kugarura inyana zitona. Gahindiro akabaza Bwiza ngo najya kuzigarura azamuhemba iki. Umurimo amukoreye wose akamubaza ngo azamuhemba iki. Abana bakomeza kubana batyo. Bukeye Gahindiro abuha ikiyonga, bamwe bakunda kwita ikiyonga bitewe nyine n'akarere akanaka. Amaze rero kucyuzuza, Bwiza arakireba asanga ari cyiza, nuko arakimusaba. Gahindiro ati se ninkiguha wowe urampa iki? Bwiza aramusubiza ati uzandongore. Gahindiro arita mu gutwi, nuko arakimuha. Abana babaho barakura barushaho gukundana. Hashize iminsi Gahindiro abwira Bwiza ati koko nzakurongore? Bwiza ati nta wundi rwose ni wowe uzandongora. Gahindiro aramubwira ati nejo hatagira undi wundi ukurongora, reka tunywane. Bwiza aramwemerera baranywana. Gahindiro aramutongera ati nuramuka ugize undi muhungu ukurongora, igihango kizakwica. Bwiza arabanza aritongera ati ndongorwa n'undi muhungu igihango ntikinyice, ariko nindamuka mbyaranye n'undi muhungu igihango kizanyice. Amaze kuvuga atyo atongera Gahindiro igihango ati uramuka urongoye undi mukobwa igihango kizakwica. Babaho baranywanye. Bombi bamaze gukura batakira aho ngaho, batari nyine nabo kuragira inyana, baratandukana. Bwiza bwa Mashira amaze kuba inkumi asabwa n'umwana w'umwami w'i Burundi, kuko Mashira yari yarimukiye i Burundi. Uwo muhungu yitwaga Rugaye. Mibambwe nawe yibuka gusabira umuhungu we Gahindiro. Uwo bamusabiye wese akamwanga ngo kereka bamusabiye umukobwa wa Mashira ni mwiza kandi niwe ashaka. Nuko Mibambwe yohereza abajya gusaba umugeni kwa Mashira. Bageze kwa Mashira babwira umwana ngo najye kubavunyishiriza. Umwana aragenda aravunyisha ati intumwa za Mibambwe zifite ubutumwa. Mashira ati babwire bazi. Baraza babaha intebe baricara bavuga ubutumwa. Bati Mibambwe ngo aragusaba umugeni, umukobwa wawe Bwiza, ngo aramusabira umuhungu we.
Mashira ababwira ko umukobwa we yasabwe na Rugayi rwa Buzi i Burundi. Abagaragu baragenda babwira Mibambwe ko umukobwa yasabwe n'abandi. Mashira amaze guhakanira abagaragu ba Mibambwe, abwira umugore we ati Mibambwe yaje kunsaba umugeni ndamuhakanira. Kumutanga kandi yarasabwe kera na Rugayi, bazagira ngo ndi imfura mbi. Ati rwose ngiye gutuma kuri Rugayi azarongore, niwe wamusabye mbere. Umugaragu wa Mashira aragenda no kwa Rugayi ati Mashira ngo tebuka urongore, Gahindiro agiye kusa gutwara Bwiza. Rugayi ati umusibo nejo nzaza kurongora. Babwira Bwiza, Bwiza abonye ko agiye kurongorwa abwira se ati mbese ko nshimye ko rwose ngiye kujya i Burundi nkaba ntazanywa amata y'u Burundi nzamera nte? Sati nzaguha inka z'inyambo hanyuma zige rwose zibukamirwa. Bwiza ati ko nzajya i Burundi kandi nkaba ntazanywera mu nkongoro z'i Burundi. Sati nzaguha ababaji b'Ubugesera bakubarize inkongoro. Bwiza ati ko ngiye kujya i Burundi kandi nkaba ntazanywa inzoga y'u Burundi. Sati nzaguha abagaragu banjye bibuberuka bajye bagutura ubuki. Bwiza ati ko rwose nshimye ko ngiye kujya i Burundi kandi nkaba ntazisiga imbiribiri y'u Burundi. Sati nzaguha abanjye, nzaguha umusagavu, nzaguha n'umugeshi n'ishangi. Bwiza ati nzajya i Burundi ariko sinzahaka abaja baho. Se ati nzaguha abagore b'amariza n'abamajigije. Bwiza ati nshimye ko nzajya i Burundi ariko rwose sinzaryama mu birago by'i Burundi. Mashira ati nzaguha abanyakinyaga baguture ibirago by'imisuna n'imibavu yaho myiza. Bwiza ati ariko sinzategura imisambi y'i Burundi. Mashira ati nzaguha abakobwa biberuka bajye bakubohera imisambi uzategura. Bwiza arongera ati ubu rero ngiye kugenda ariko se ko ntazategura inshinge y'u Burundi. Mashira ati nzabwira abakobwa b'Iburiza bayiguture. Bwiza ati rwose Bwiza bwa Mashira ndagiye ngiye i Burundi ariko sinzambara inkanda yaho. Nyina ati nzajya nkoherereza inkanda zosheje, genda dore aho waruhirije so. Bwiza ati ndagiye ariko sinzancundira mu bisabo by'i Burundi. Nyina ati ndaguha ibisabo byavuye i Bunyabungo, nzajya nkoherereza n'inumbiri nzakosha rwose hanyuma. Ati urabeho rwose dore aho waruhirije so. Nuko Bwiza bwa Mashira budashira irora nirongorwa, asezera kuri se na nyina ataha kwa Rugayi rwa Buzi i Burundi. Nshuti dutaramanye kuri uyu mugoroba, turakomeza igice cya kabiri cy'uyu mugani, tumaze nyine no gutaramana mu ndirimbo. Indirimbo rero zituma dukomeza kunogerwa n'igitaramo nyarwanda kuri Contact FM 89.7. Indirimbo dukurikijeho kuri uyu umugoroba, nk'uko Bwiza bwa Mashira budashira irora nirongorwa tumwohereje i Burundi. I Rwanda ho abatangampundu barasigara bamuririmbira bavuga bati genda urabeho icyo cyuho uduteye kizadutera irungu ry'imyaka 1000. Reka rero twumve indirimbo y'itorero abatangampundu yitwa Mudashira irora. Senhor, aleluia, e
nidufatanye twese tumuguya kurishe atarira adatsigimba tukarira twese ujye umenya urugo umenya uwagushatse uzamukuyakuya azasusuruke nazabirenza amaso azagushyiriye babyeyi babyare mugahe namwe nshuti z'inkoramutima nidufatanye twese tumuguya kurishe atarira adatsigimba tukarira twese muzashyire hamwe muzanezererwa mushyigikirane mu budahemuka muzirinda amabwira asenyeye wowe babyeyi babyare mugahe namwe nshuti z'inkoramutima nidufatanye twese tumuguya bwiza we atarira adatsigimba tukarira twese babyeyi babyare mugahe namwe nshuti z'inkoramutima nidufatanye twese tumuguya kurishe atarira adatsigimba tukarira twese. nyuma y'itorero abatangampundu mu ndirimbo yabo mudashira irora, reka dukomeze tuganira nanone ku gice cya kabiri cy'umugani, umugani wa bwiza bw'amashira budashira irora n'irongorwa. nari maze kubabwira nyine nyuma y'uko bwiza yabanje kugora ise na nyina, noneho bwiza bw'amashira budashira irora n'irongorwa yahise asezera kuri se na nyina, bamaze nyine kumwemerera ibyo yabasabaga byose abagoye, ataha kwa Rugayi rwa Buzi i Burundi. nuko bibaho. hashize iminsi Gahindiro ashumura imbwa, aziha umugaragu we Ruramaguru ngo ajye kuzihigisha. Gahindiro ashakaga impamvu yo kumenya uko Bwiza yashyingiwe no kumwibutsa igihango ejo nyine atibagirwa kikazamwica. Umugaragu aragenda ajya guhiga, imbwa ziramusiga azirukaho arazikurikira. Aragenda aza guhura n'abagenzi, arababaza ati yemwe mwa bagenzi mwe, mwokagenda kera keza inka n'abana mwe, nta rutamu rw'umudende yambaye muhuye, nta rukara rw'umudende yambaye muhuye. Abagenzi baramusubiza bati ngiyo irahise yikurikire. Ruramaguru aragenda ahura n'abandi bagenzi, nabo ababaza nk'abambere, nabo baramusubiza bati ngizo zirahise zikurikire. Imbwa zari zavumbuye isha y'ishashi, nuko Ruramaguru akomeza kuzikurikira, aza kugera ku irembo ryo kwa Rugayi rwa Buzi. Rugayi abonye imbwa zihise arabaza ati ziriya mbwa ni izande? Abandi bati ahari ni iza Seruhuga rwa Murimo. Bwiza arabumva ati oya, iza Seruhuga ndazizi. Bakomeza kuvuga abo ngabo nyine bakeka ko zaba ari izabo. Umuhigi arabihorera ntiyakoma. Imbwa zikomeza gusirasimba kuri iyo nyamaswa, aho bigeze zirayica. Rugayi n'abagaragu be bari bahugiye nyine kubaririza aho imbwa zaje ziturutse. Bamaze rero kuhayoberwa, Bwiza ahamagaza Ruramaguru amubaza ati ziriya mbwa ni izande? Aramusubiza ati ni iza Karekezi ka Rushaki. Bwiza ati ize ndazizi. Ruramaguru ati reka nkubwire, ni iza Gahindiro ka Mibambwe. Bwiza arishima kuko yarabonye uwamutumaho. Byari rero n'amahirwe, yari atarasama inda. Nuko abwira Ruramaguru ati Rugayi nakubaza aho imbwa zituruka ntuhamubwire. Nuko Ruramaguru baramuzimanira. Rugayi amubajije nyiri izo mbwa,
aramubeshya ngo ni za Karekezi ka Rushaki. Rugayi aremera. Ruramaguru agumaho, imbwa bazitekera mu nkono bari nyine basanzwe batekeramo imbwa, bazigaburira ku cyo nyine bagaburiragaho izindi. Imbwa zanga kubirya. Rugayi ati mukabona, ati nimuzihorere. Bwiza byumvise ati nibazitekere mu yindi nkono bataratekamo, ati nyirazo ntazatugaye ngo twicishije inzara imbwa ze. Nuko bazitekera mu yindi nkono, bazigaburiye zirakunda zirarya. Burira Bwiza ajya kwereka umushyitsi aho arara, amubaza amakuru yo kwa Gahindiro, undi arayamubwira. Arangije Bwiza nawe amutekereza uko amerewe kwa Rugayi. Bukeye Ruramaguru arasezera. Bwiza amujyana ahiherereye, amuha agaseke keza cyane agashyiramo umubavu n'ikiremo cy'impuzu cyakoze umubavu. Maze rero aramubwira ati nuhinguka mu irembo kwa Gahindiro ukabona arakaye, uzapfundure agaseke, umubavu numuhumurira azashira uburakari. Nakomeza kurakara uzamukoze iki kiremo cy'impuzu mu gituza, maze umubwira uti Gahindiro kamibambwe, Semutakirwa Semutambana shakwe nyirinka mu gihugu, ugira Kirima na Kimumugizi, ugira Rusa na Rusanga, ugira Indamutsa na Karinga, ubonye ngurima Induga ngari Rugayi rwa Buzi, umurundi akakujyana Bwiza bwa Mashira none akaba amuheranye. Ati kandi umubwira uti Bwiza bwa Mashira budashira irora nirongorwa, ngo mutahe ngo itahe n'ubusa, itabaye ubusa wamutashyeho. Nshuti dutaramanye kuri uyu mugoroba, mwe mwese muteze amatwi igitaramo nyarwanda kuri Contact FM 89.7. Ndashaka kugaruka ku ijambo ngo itabaye ubusa wamutashyeho. Ni ijambo rigaragaza urukumbuzi rwinshi cyane umuntu aba afitiye umuntu akunda, baba se batari kumwe cyangwa se hashize igihe kirekire batabonana. Gusa burya ngo ahari urukundo hahora ubumuntu, hahora nyine ka kantu gahora kakuryaryata. Rimwe ukanezerwa ubundi ukarakara bitewe nyine n'urukumbuzi rwinshi cyane. Niyo mpamvu rero mu gihe twitegura gukomeza tuganira kuri uwo mugani, twumva nyine n'igice cya gatatu cy'uwo mugani, tubanza tugataramana no mu ndirimbo. Indirimbo rero dukurikijeho ni indirimbo irimo nyine amagambo y'urukundo rwinshi, gusa wayihanze wayihimbye bigaragara ko nawe yari afite urukumbuzi rwinshi cyane kuwakunda. Waba se kuri uyu mugoroba ufite ubukumbuye wumva akuri kure? Reka rero ino ndirimbo ikubere ikiraro, hanyuma ucyamemo kuko urawubonye icyambu kikwaganisha mu cyanzu. Ijambo rero ry'umukunzi, kandi umukunzi nyine ukumbuye ubashe kurimubwira urimubwira mu ndirimbo. Indirimbo rero dukurikijeho irimo nyine nanone ubutumwa twohereje kwa Gahindiro, Bwiza bwa Mashira budashira irora nirongorwa, amubwira ngo mutahe dutahe kandi ngo itahe n'ubusa itabaye ubusa wantashyeho. Reka dutaramane mu ndirimbo. Indirimbo dukurikijeho ikaba yitwa Nzakubona ryari. Imyaka igihumbi ntuzigera uva ku mutima.
ubwo nagukurikije amaso ijoro riranga rirakugusha aho umutindi yanditse yewe uwo nkunda undi kure ko ngukumbuye ngirente Yesu nza kubona ryari agahinda kadashira yewe nkunda undi kure ko ngukumbuye ngirente ishavu n'agahinda biri ku mutima wanjye nta wundi uzabimara uretse wowe uwo nkunda ndi kure urabeho mwari nakundaga amatajya arahemuka cyakora imana ntibishaka tuzongera tubonane tuzongera tubonane umuhanzi ati yewe uwo nkunda rurabo rwa roza umutima wanjye uracyakwibuka kandi nubwo hashira imyaka igihumbi ntuzigera umva ku mutima agakomeza aririmba nyine mu nyikirizo ati yewe uwo nkunda undi kure ko ngukumbuye mbigirene ese ubu nzakubona ryari ko mfite agahinda kadashira ijambo ry'umuhanzi inshuti dutaramanye kuri mugoroba akenshi nyine rivugira benshi akenshi nyine rivamwo ubutumwa hirya no hino umuntu wese yumva akumva asa nkaho nyine avugiwe ibyo yifuzaga kuvuga cyangwa se nk'ubutumwa yashakaga gutanga nizere ko rero ubwo abafite abo bakumbuye wenda tugize amahirwe ubwo dushaka kohereza ubutumwa yaba abwumvise mu gitaramo rero nyarwanda mu muco wacu wa kinyarwanda umunyarwanda wa kera yigishwaga kuvuga neza kumenya kuvuga no kumenya kuganira ikindi kandi no kumenya guhumuriza no kumenya kuvuga ubutumwa neza yaba se aziga yaba se asiga cyangwa se yaba nyine afite uburyo ahangamo ahanitse reka rero dukomeze igice cya gatatu cy'umugani umugani wa bwiza bw'amashira budashira irora n'irongorwa nari maze kubabwira rero uburyo ruramaguru yasezerewe bwiza akamujyana ahiherereye akamuha ubutumwa agenda agashyira rugayi ubutumwa bwo kumubwira yuko amukumbuye atari ko urakomeye induga warimye ati ntabwo numva uburyo rugayi rwabuze umurundi akujyana bwiza bw'amashira ubwo nyine erivugaga ngo none ngo akaba amuheranye ni nako nyine yongeyeho atuma ruramaguru ati bwiza bw'amashira udashira irora n'irongorwa ngo mutahe ngo itahe n'ubusa itabaye ubusa wamutashyeho nuko nshuti z'igitaramo nyarwanda ruramaguru araboneza aragenda asanga agahindiro yararakaye kandi nyine ababaye cyane azi ko imbwa ze zapfuye cyangwa se ko zazimiye ruramaguru agitunguka mu irembo uko yagafashe kagaseke n'uruhu rw'ishabure rwa yasha gahindura amubonye aratamika agira ngo amurase ruramaguru apfundura agaseke umubavu uratama gahinduro arawumva aracururuka ruramaguru aba ayamugeze iruhande azana ikiremo arambika ku gituza cya gahindiro aramubwira ati gahindiro ka mibambwe semutakirwa semutambana shakwe nyirinka mu gihugu ugira kirima na kimumugizi ugira rusa na rusanga ugira indamutsa na karinga ubonye ngo uri iminduga ngari rugayi rwabuzi umurundi akakujyana bwiza bw'amashira none akaba yaramuheranye ati bwiza bw'amashira budashira irora n'irongorwa ngo mutahe ngo itahe n'ubusa itabaye ubusa wamutashyeho nuko gahindiro abaza ruramaguru amakuru yo kwa rugayi nuko nyine bifashe arayimutekereza byose amubwira n'ukuntu yagezeyo akamenyana na bwiza
Gahindiro arishima asigara atekereza ikintu kizamuhuza na Bwiza atarasama inda kwa Rugayi. Mibambwe abaza umuhungu we ati mbwira umukobwa nzajya kugusabira. Gahindiro aramusubiza ati sinshaka urugo uzanyubakira, ndashaka urugo rw'undi. Mu gitondo abwira se ati dore uruhu rwisha wanyatse, ati kandi ubu ngiye guhiga. Nuko batsinda inka y'ingumba. Gahindiro areba amaraso yayo ayashyira mu ihembe, arapfundikira yaka imyambaro y'abagore, arayigera arambara araberwa. Ihembe ririmo amaraso arishyira mu gikondorero, nuko bamuha n'umuringa w'umuzingi wo kuzaha umusare uzamwambutsa. Nuko arasezera aragenda. Ageze ku ruzi abwira umusare ati enda uyu muringa, ati nguhamagara ku manywa ukanyambutsa, haba nijoro ukanyambutsa. Ubwo yari yajyanye na Ruramaguru umugaragu we. Umusare amaze kwakira uwo muringa arabambutsa, baragenda no kwa Rugayi rwa Buzi. Rugayi abakira neza. Bwiza nawe yari yamenye ko ari Gahindiro waje, ariko abihisha umugabo. Rugayi abonye Gahindiro aramukunda cyane, yibwira ko ari umukobwa kubera uko nyine yari yambaye n'imyifatire ye. Burira Rugayi abwira Gahindiro ngo baryamane. Umukobwa Gahindiro nyine uwo aramusubiza ngo ntabishoboye kuko ari mu mugongo. Rugayi aremera. Ku wundi munsi Rugayi yongera kubwira umukobwa uwo nyine Gahindiro ngo bararane. Gahindiro ngo ntarakira. Rugayi ati urabeshya, ntawumara iminsi ingana ityo akiri mu mugongo. Aramusubiza ngo we niko yabaye aratinda cyane. Rugayi yanga kwemera. Gahindiro abonye atamwemeye aramubwira ati ahubwo nkwereke niba ugira ngo ndakubeshya. Yenda ikiremo cy'impuzu agikoza mu ihembe yari nyine yazanyemo amaraso, aramwereka ati ese nturora? Rugayi aremera. Buracya Rugayi ajya guhiga. Gahindiro asigarana na Bwiza. Rugayi ahingutse yongera kwinginga Gahindiro ngo amurongore, undi nanone amwereka ikiremo yasizeho amaraso. Undi biramushobera. Hashize indi minsi mike Rugayi asubira guhiga. Amaze kugenda Gahindiro na Bwiza baboneza inama yo gusahura Rugayi. Nuko barahaguruka bombi n'abagaragu n'abaja n'amatungo n'ibintu, mbese ibyo kwa Rugayi byose barashorera. Baragenda bageze ku ruzi, umusare araza yambutsa Gahindiro, yambutsa n'abantu n'ibintu bye byose. Bamaze kwambuka, Gahindiro aterera mu ruzi imiti ituma rwongera kuzura. Nuko baricara bararuhuka, baranywa, baragira inka zabo. Bugiye kwira nshuti tutaramanye kuri uyu mugoroba, Rugayi ava mu muhigo. Ageze iwe asanga habaye itongo, arumirwa. Ashyitsamo arabakurikira. Ageze ku ruzi ahamagara Bwiza, aramubwira ati Bwiza bw'amashira budashira irora nirongorwa, garuka. Bwiza aramusubiza ati singarutse. Rugayi ati garuka ntajugunya imbwa zanjye mu ruzi. Bwiza ati zijugunyemo. Rugayi ati Bwiza garuka ntijugunya mu ruzi. Bwiza ati ijugunyemo. Rugayi ati garuka ntavuna icumu ryanjye. Bwiza ati rivune. Rugayi yungamo ati urabeshya yewe Bwiza, haba mu gitondo, haba ku manywa y'ihangu, haba ku mugoroba, haba mu mvura y'amahindu, amaherezo tuzahura. Amaze kuvuga atyo yijugunya mu ruzi, ararohama arapfa. Amaze gupfa ahinduka akanyoni. Bwiza n'umugabo we Gahindiro barigendera batazi ko Rugayi yahindutse akanyoni. Bageze kwa Mibambwe, Mibambwe abonye umuhungu we azanye umugore wakataraboneka n'ibintu nyine n'abagaragu benshi, aramushima cyane rwose, nuko aramugororera. Gahindiro arakunda, arubaka, urugo rurakomera. Gahindiro na Bwiza barabana, arasama, inda irakura, agera igihe cyo kubyara. Nuko akanyoni kakandi nyine Rugayi wapfuye gahagarara ku muvumo w'urugo, kabwira Bwiza kati igira mu kirambi upfukame ubyare se we yewe Bwiza. Bwiza ajya mu kirambi ananirwa no kubyara. Akanyoni karongera kati
igira mu muryango upfukame ubyare se Bwiza. Bwiza ajya mu muryango, nanone ntiyabyara, akanyoni karongera kati igira ku irembo upfukame ubyare Bwiza. Bwiza ajya ku irembo, hageze ananirwa no kubyara. Akanyoni karongera kati sobukwe nagufate upfukame ubyare Bwiza. Babibwira sebukwe, araza aramufata, biba iby'ubusa ntiyabyara. Noneho akanyoni karamubwira kati sinakubwiye ko haba mu gitondo, haba ku mugoroba, haba mu mvura y'amahindu, haba ku manywa y'ihangu tuzahura Bwiza. Bwiza yibuka ko yahemukiye umugabo we Rugaya, amenya n'impamvu y'ayo mananiza, akubita hirya akubita hino biramuyobera, aranga akomeza kumererwa nabi cyane. Bwiza inda iramwica uko nyine Rugayi yakabivugaga. Bwiza akomera ku gihango, ariko apfa azize ubuhemu yahemukiye Rugayi. Nanjye nti sinjye wahera, hahera uyu mugani. Uyu mugani rero uri muri bimwe bita nyine ibitekerezo dusanga hirya no hino mu bitabo, cyane cyane nko mu gitabo cyanditswe nyine na Musenyeri Bigirumwami Aloys. Nshuti dutaramanye kuri mugoroba, reka dusimbukire mu indirimbo nazo nyine zituma dukomeza kunogerwa n'igitaramo nyarwanda cyo kuri uyu mugoroba. Hanyuma nyine tuze tuganira nanone birambuye, tugaruka mu mabanga y'ubwiru mu birebana nyine n'ibyo abiru basize babwiye Padiri Alexis Kagame. Mbere rero yuko tubiganiraho, reka tubanze dutaramane mu ndirimbo. Nyuma nyine y'umugani, mu migani nyine miremire nk'uwo wa Bwiza bwa Mashira, reka dutarame noneho tugerageza nyine guhamiriza tubyina, cyane cyane ko nzi ko benshi muri mwebwe munezerewe kubera nyine impamvu zitandukanye. Reka rero dukomeze duhamiriza tubyina tubifashijwemo n'itorero Garukurare mu ndirimbo yabo bise Bemeye kurushinga.
garukurare bati abo ngabo turabemera cyane, nimwumva uburyo bemeye no kurushinga. Bagakomeza bavuga bati abo ngabo kandi tubaragije Imana, hanyuma Imana nayo izababere ingenzi. Bati impundu zivuge urwunge, amata nayo avune imitozo. Bati kandi nguwo uwemeye kurushinga ni gakoni k'abakobwa, kamwe gatakara bagatinzwa no ugashaka. Bati uwo nguwo kandi ni nyiraberwa, kuko aberwa no guheka. Nshuti dutaramanye kuri uyu mugoroba, iyo ndirimbo nyine nizere ko yabanogeye, ubwo nyine akadiho tumaze kugacinya. Reka dukomeze dutaramana tuganira mu gitaramo nyarwanda kuri Contact FM 89.7. Igitaramo mutegurirwa kandi mugezwaho na Daddy Do Maximo Mwicira Mitari. Tuti rero imihango y'ubwiru. Imihango y'ubwiru tuzatugenda nyine tuyiganiraho uko ibihe bigenda nyine bitaha biha nyine n'ibi ngibi. Mbibutsa ko mu gitaramo cyashize twabiganiriyeho gatoya, gusa nyine nk'uko mu ijambo ry'ibanze rirebana n'imihango y'ubwiru nababwiye yuko imihango y'ubwiru yagiraga abahanga bayo, akagira abafataga amagambo yayo mu mutwe, igihe nyine cyagira bakaza bakayavuga, mbese nk'uko ahandi ubu ngubu babumbura ibitabo bagasoma. Nongera mbabwira yuko iby'ubwiru byagenzurwaga n'abami bakabishinga abiru mu nzego zabo uko ziri, ngo hatazagira igitakara cyangwa se kigahinduka, ahubwo bikaguma uko nyine abakurambere babisize babigennye. Ubwiru rero nshuti z'igitaramo nyarwanda, kera nta muntu utari umwiru wabumenyaga ngo amenye amagambo yose. Bwaje rero kubwirwa Padiri Alex Kagame mu mwaka w'1945, umwami Mutara Rudahigwa amaze kumvikana n'abiru ko ibyo bintu nibitandikwa bizatakara, kubera ko rero ibihe byari byarahindutse, Kiliziya nayo ngo yarakuye kirazira. Nk'uko rero bivugwa hirya no hino, aberu ngo baremeye ubwiru babubwira Alex Kagame, arabwandika arabubika. Abiru bari bavuze ko agomba kubwicarana kuzageraho ababumubwiriye bose bazasaza, hakaba hari nta n'umwe ugisigaye n'umwe hirya no hino mu Rwanda. Kagame aya masezerano yarayakomeje, ariko umwami Rudahigwa amaze gutanga, umuntu amena isandukwa y'ibwami yiba kopi yari ihabitswe, maze rero ayishyira abazungu b'abashakashatsi bitwa Marcel na André Coupe. Abo bagabo rero bashyira ubwiru mu Gifaransa mu mwaka w'1964, basohora igitabo bise La Royauté Sacrée de l'Ancien Rwanda, kiri mu Kinyarwanda no mu Gifaransa. Icyo gitabo rero kirimo imihango y'ubwiru 17, ariko Kagame yavuze ko yabwiwe 18, ngo umuhango ubuzemo ni uwitwa inzira y'amapfizi. Uwo rero ntawe nguramenya aho uri kugeza magingaya, ubwo nyine no kuzategereza ko wenda hari ababa barabitse ibintu bya Padiri Alex Kagame, bakaba nyine barabashije cyangwa se bifuza ko byazagera ku Banyarwanda, ubwo nyine ni ugutegereza. Gusa nshuti dutaramanye kuri mugoroba, mu mabanga y'ubwiru no mu mihango y'ubwiru hari imihango ya buri mwaka. Imihango rero y'ubwiru iri kwinshi, hari iyerekeye iyimikwa ry'abami n'ishyingura ryabo, hakaba igenewe kugwiza ibyiza igasumbya ibibi ikarumbura ibyarumbye, hakaba n'umuhango mukuru cyane w'umuriro wa Gihanga wakorwaga ku ngoma ya Yuhi, ni ukuvuga buri kinyejana. Hakaba rero n'imihango ya buri mwaka, iyo ngiyo irimo icyunamo cya Gicurasi twanaganiriyeho, irimo ibirori bya Kamena n'umuganura wo ku kwezi nyine kwa Nyakanga. Iyo mihango yose uko ari 3 tukaba nyine twaragiye tuyiganiraho, gusa kuri mugoroba nkaba ngira ngo tugaruke kubirebana n'ibirori bya Kamena, kuko icyunamo cya Gicurasi cyo twakiganiriyeho. Ibirori bya Kamena nshuti dutaramanye kuri mugoroba ni igihe cy'amaza ya Ruganzu, igihe yaje nyine atabaye u Rwanda. Mutise mu Rwanda hari harabaye iki? Twabiganiriyeho mu gihe cy'icyunamo cya Gicurasi muri ayo mabanga nyine y'ubwiru, kuko muri Gicurasi habaye amahano mu Rwanda.
muri Gicurasi habaye ibyago byabaye kera cyane igihe nyine Nsibura Nyebungo, umwami w'Ubunyabungo na nyina Nsibura bateraga u Rwanda ku ngoma ya Ndahiro Cyamatare, bakarworeka bakarwubika. Abo rero bari bafatanyije n'abavandimwe ba Ndahiro barimo Bamara n'umuhungu we Byinshi. Mbibutsa ko ku ngoma ya Ndahiro Cyamatare himitswe nyine umwami Ndahiro Cyamatare, hanyuma barumuna be ntibabyakira ntibabyemera, hanyuma bifuriza urupfu mukuru wabo. Abo rero bavandimwe ba Ndahiro barimo Bamara n'umuhungu we Byinshi n'ingabo zabo zitwa nyine Abanyabyinshi. U Rwanda rero bararuyogoje, abantu barashira, n'abari basigaye bakuka umutima, bata umuco, imihango iribagirana, ibyiza biratuba, ibibi biratubuka, ibitekerezo bivuga nabyo bikaba ari byinshi cyane kandi nyine bikaba binazwi. Harimo wenda n'ibitekerezo cyangwa se igitekerezo cya Kavuna Karyankuna waturukije wa mugani wo kuruha wa Kavuna. Abo bantu rero bari bake cyane 16, ariko nyine nibo bagerageje gukomeza umutima w'izo ndokoke kugeza aho umutabazi azagarukira agatabara u Rwanda, akarwubura akarwunamura, ari we nyine Ruganzu Mutabazi. Ruganzu rero Mutabazi niwe uvugwa mu birori bya Kamena, ari nabyo nyine tujye kuganiraho kuri uyu mugoroba ku birebana nyine n'imihango ya Kamena, imihango nyine iri mu mihango y'ubwiru. Ayo maza ya Ruganzu nshuti dutaramanye kuri uyu mugoroba atabaye u Rwanda niyo yibukwa ku munsi w'inzora ya Kamena. Hakorwaga imihango myiza cyane yerekeye umucyo no gusohoka muri iryo nyine iryo curaburindi rya Nsibura na Byinshi bya Bamara. Iriya shako twigeze kuganiraho mu gihe nyine twavugaga imihango ya Gicurasi, yavugiraga kumenyesha rubanda ko umutabazi agiye kuza ngo bitegure. Bati rero ejo bundi kare kare umwami agiye kugaruka, ari mu nzira araje. Iyo mihango rero yamaraga umunsi wose, bwacya bagatangira ibirori byo kwishima no gushimira Imana n'abakurambere uwo mutabazi bohereje. Nshuti dutaramanye kuri uyu mugoroba, amabanga y'ubwiru nk'uko nyine yatangarijwe Padiri Alex Kagame, usanga hakuyemo ikinyarwanda gihanitse. Rimwe nyine ukumva harimo nyine kuzimiza cyangwa se bimwe twita imvugo y'ubushyikirane ihuza abantu bahuriye ku kintu runaka, aho nga nyine bikaba byumvikana yuko yahuzaga abiru bahuriye ku mwuga nyine w'ubwiru no kubika ayo mabanga. Gusa nyine usanga bigoye kubyumva, ariko ntago bigoramye. Turaganira rero nshuti z'igitaramo nyarwanda ku mihango ya Kamena. Gusa mbere yuko tuganira ku mihango ya Kamena, reka mbanze mbanyuriremo makeya mu magambo yakoreshwaga ku birebana nyine n'ibirori bya Kamena, ibyo abiru babaga nyine batunze bakoresha kandi kugira ngo bitegure ibirori. Ibirori rero bya Kamena baravuga bati bakahakorera ibirori byo gukura Gicurasi, abanyamakoro y'amayoga n'ibindi byose bigatura nk'imitaga ine, bagashobora kurongora no kwivuga no kuvuza impundu no kumara imanza. Icyo gihe nta muntu uba udafite inzoga mu Rwanda ngo ribata kureba ibirori bya Gicurasi itazabasigarira mu rugo. Bikaba rero ibirori byirambuye mu gihugu cyose. Nshuti dutaramanye kuri uyu mugoroba, ndebutsa ko mu gihe cy'icyunamo cya Gicurasi baravugaga bati umva rubanda ingoma ziraziritse, nta urongora nta umara urubanza, nta wivuga nta uvuza impundu, n'ibindi bigaragara mu cyunamo cya Gicurasi. Gusa nyine tutaganiraho kuri uyu mugoroba kuko twabiganiriyeho. Gusa mbibutsa yuko ibirori nyine byabaga ari ibyo kwibuka ibikorwa byiza umutabazi yakoze igihe yunamuraga u Rwanda rwari rwaratewemwo n'ibyago, amakuba, inzara, urupfu. U Rwanda ngo rukubama, ariko nyine umutabazi akarwubura akarwunamura, ari we nyine Ruganzu Mutabazi. Nta bindi rero biba bikorwa mu ibirori nyine bya Kamena.
usibye kunezerwa no kwishima nk'uko nyine mubyumviye ngo mu Rwanda nta munyarwanda n'umwe wabaga adafite inzoga muri ibyo bihe by'ibirori nyine bya Kamena. Mbere yuko tuganira mu buryo burambuye ku mihango ya Kamena, reka tubanze tunataramane no mu ndirimbo. Gusa ndabibutsa yuko iyo mihango y'ubwiru cyangwa se n'ibyo ngibyo birebana n'abamara, birebana se na ndahiro, tuzakomeza kubiganiraho nitugera mu gice kirebana ibitekerezo nyine n'ibindi byabaye ku ngoma y'abami, umwami runaka na naka. Mbere y'uko dukomeza tuganira mu buryo burambuye ku mihango ya Kamena, reka tubanze dutaramane no mu ndirimbo. Indirimbo rero dukomerejeho kuri mugoroba mu gitaramo nyarwanda ni indirimbo nyine zo kogeza, gushima no kurata. Nta bandi rero turata, kuko burya ngo bajya bakunda no kuvuga ngo ujya gusingiza intwari abanza iz'iwabo. Reka rero dutaramane n'umwari Fanny mu ndirimbo ye nziza cyane yahimbye akayihimbira iz'amarere. Murumviramo ubuhanga bw'inganzo y'umwari Fanny, arayituririmbira afatanyije na Muyango, nayo muzi ko nyine ari igihangange muri za ndirimbo no muri ya nganzo y'umwimerere nyine w'abanyarwanda. Reka rero dutaramane n'umwari Fanny mu ndirimbo ye iz'amarere.
umwari Fanny mu ndirimbo ye iz'amarere ati ngizo zaje iz'amarere Kigali zaraye ziyitashye. Ntawabura rero kunezerwa no kwishima cyane cyane ko nazo nyine zaje zarategerejwe ari nk'umutabazi nk'uko nabivuze mu gihe nyine igihe cy'icyunamo cya Gicurasi u Rwanda ngo rwarubamye, nazo rero zije nyine kunamura u Rwanda. N'impamvu rero umuhanzikazi avuga ati iz'amarere Kigali zaraye zitashye, ati rero ngizo zaje. Urumva yuko rero arishima nk'abanyarwanda ba kera, kuko mu cyunamo cya Gicurasi ntago ingoma ngo zavugaga kuko zabaga nyine ziziritse, ntawarongoraga, ntawamaraga urubanza, ntawavuzaga ingoma, nta n'uwavuzaga impundu, nta n'uwivugaga, kubera ko nyine u Rwanda rwari mu cyunamo. Niyo mpamvu rero iyo bigeze mu mihango ya Kamena ariho nyine wumva uruhushya rusa nkaho rutanzwe, kuko ngo umutabazi Ruganzu Umutabazi twagereranya n'iz'amarere muri iyo ndirimbo nawe nyine yari amaze gutabara u Rwanda. Nshuti dutaramanye kuri mugoroba, mwe mwese muteze amatwi kandi mukunda igitaramo nyarwanda kuri Contact FM, igitaramo mutegurirwa kandi mugezwaho na Daddy Do Maximo Mwicira Mitari. Muti rero imihango ya Kamena abiru bayanditse bate, bayivuze gute, ese byagendaga gute? Imihango ya Kamena ngo bakabona abanyamuhango, maze mu gitondo ishakwe ikabyukira ku gikingi cy'irembo. Igihe umwami ashakiye kuramutswa akajya mu nzu agaherezwa inyundo, agaherezwa ubushingo, indamutse ikaramutsa. Umwami rero akazana ishako akayigarika ku nama, akayikoma akagira kabiri, ati ejo bundi kare kare. Akajya kwa Kirima, akajya kubura ukwezi, akajya mu ngo zose zitungura ku irembo, akabigenza atyo. Bwacya bikagenda kwa kundi, ati ejo kare kare. Abiru bose b'abahanga bazi kuvuza bakaba baraje bagahengera igihe cya nijoro mu gicuku bicuye rimwe, ubwo ingoma z'imivugo zigasukira kwa Kirima zikarara zivuga. Bwacya umunyakabagari akazana imyishywa n'imirembe akabyambika ingabe. Abanyamuhango iyo bava bakaba bahawe ibyo bambara, ingabe zikajya mu ngobyi zikajya gushengera ibwami ari kwa se, ari kwa sekuru, nuko zigateza ingamba ku gitabo. Igataha Karinga igatereraho ibihubi akagira kane, n'izindi zose zigataha zigatererwaho ibihubi, zigaherezwa uko bisanzwe, zigasubira ku gitabo, bagahamagaza amata uducuba 4 tw'imitagoka n'inzoga 4 z'ubuki, bagatereka imbere y'ingoma, umwami agasogongera, abiru bagatindura, amata akajyanwa n'abiru. Ubwo umwaka akivuga, yarangiza kwivuga akagororerwa, ingoma zigasubira mu ngobyi, zigasubira kwa Kirima. Ubwo umwami akajya mu nzu agaherezwa inyundo n'ubushingo, ubwo kwa Kirima akaza agahereza isubyo, umwami akaza mu twicarabami, indamutse ikaramutsa, iz'imivugo zigasukira ku karubanda, bakazizana mu maboko zivuga uw'igihubi, bagahereza imirishyo, amapfizi agataha. Akajya kwa Kirima, imitwe y'inka 4 cyangwa 6 cyangwa 8 igataha itari igiharwe, imfizi ibifite izayo z'umuhango, hanyuma zikakurikirwa n'ubushyo bumwe cyangwa bubiri bwazo. Imivugo ikajya kwa Kirima, bakazana imfizi yo mu ndwanyi, bakayibikira, bagakamisha, bakararaho. Bwacya mu gitondo ingabe zikajishurwa, zigasigwa n'igaseke, bikagenzwa bityo. Nshuti dutaramanye kuri mugoroba, mwe mwese nyine mukunda igitaramo nyarwanda, ngiyo rero imihango ya Kamena yagaragaye mu mabanga y'ubwiru. Tukaba nyine tuzakomeza tuganira ku bindi ibirebana nyine n'imihango ya buri mwaka, aho mu gukomeza dutaramana tuganira nyine ku mabanga y'abiru tuzaganira ku birebana n'umuganura. Umuganura nyine ukaba uba mu kwezi kwa Nyakanga, tukaba rero tubitegura muri ino minsi, tukaba tuzabiganiraho. Gusa nshuti dutaramanye, mbere yuko dukomeza tugana nyine insigamigani nyarwanda, reka tubanze dutaramane mu ndirimbo. Indirimbo rero dukurikijeho kuri uyu mugoroba ni indirimbo ziri nyine mu nanga, inanga zacu nziza za kinyarwanda. Reka rero twumve inanga yitwa Rushya.
twebw'abakobwa dukumbuye rushya mbibakobwa nyine dukumbuye rushya ese bakobwa dukumbuye rushya aho garushya nyine ngo yarushye ishyanga mbese ngo ishyanga nyine nyuma y'ishyamba ariko ishyanga nyuma y'ishyamba aho garushya nyine ngo yayigisizi mbese ngo igisizi nyine ni cya muganza yeri wabo warushya nyine ese gahorushya nyine ngo ubo yajyaho aho garushya nyine ngo yaje muganashya ese ngo muganashya nabwa namwiriye ni wabo ngo warushya nyine ese gahorushya nyine ngo ubo yajyaho aho garushya nyine ngo yaje budacumura ese ngo budacumura n'ubwacubi yene wabo warushya nyine ese gahorushya nyine ngo yajyaho aho garushya nyine ngo yajya kw'ijuru ese kw'ijuru nyine ni rya Kamonyi ni wabo ngo warushya nyine ese gahorushya nyine ngo yajyaho aho garushya nyine ngo yajya kukavuza ese kukavuza n'uruyenze yene wabo warushya nyine ese gahorushya nyine ngo yajyaho aho garushya nyine ngo yaje ingorongari ese ingorongari nare ramacu ni wabo ngo warushya nyine ese gahorushya nyine ngo yajyaho aho garushya nyine ngo yajya i Masaka ese ngo i Masaka na Mibirizi yene wabo warushya nyine ese gahorushya nyine ngo yajyaho aho garushya nyine ngo yajya Kigali ese Kigali na Nyamwere ni wabo ngo warushya nyine ese gahorushya nyine ngo yajyaho ati mbe bakobwa dukumbuye rushya nguwo waruhiye iyo ngiyo ngo hakurya y'ishyamba atari kumwe nyine nubwo yaruhiye aho ngaho hose twebwe bakobwa dukumbuye rushya ni inanga nziza cyane rero mu nanga zacu nziza za kinyarwanda wa mwimerere wacu wa mwimerere w'abanyarwanda ya nanga nyine wumva ukavuga uti aho ngaho nta handi ni hahandi mu Rwanda rwiza rwa Gasabo. Iyo nanga rero ikaba yitwa rushya. Nizere ko rero imirya yayo ibagashije nyine kuri aya masaha mugikomeza kugubwa neza n'igitaramo nyarwanda. Nshuti dutaramanye kuri uyu mugoroba, mwe mwese muteze amatwi kandi mukunda igitaramo nyarwanda. Tugeze mu gice cyo gusubiza abatwandikiye bose baravuga bati igitaramo mwatugejejeho mu minsi yashize, igitaramo cyarebanaga n'umugani nyine w'inshinzi cyangwa se bamwe bise nyine mu nsigamigani z'inshinzi. Abati uwo mugani uradushimije cyane inkomoko y'iryo zina y'iryo jambo inshinzi. Bati ariko hari irindi zina rindi mwakoresheje mu bundi buryo cyangwa se ryagaragaye mu wundi mugani rirebana n'indaya. Nariko rero ntabwo twarikoresheje mu bundi buryo burebana nyine n'uwo mugani, ahubwo nawo ni undi mugani
cyangwa se ni irindi jambo rituruka mu nsigamigani bavuga bati naka yigize icyangamibyizi. Ntago rero bifitanye isano n'inshinzi, kuko nawo n'uwundi mugani uri mu nsigamigani wihariye. Nta kundi rero kugira ngo mubashe kumva nyine aho byaturutse, reka tubiganireho, nizere ko rero ubwo ngubwo muba musubijwe. Bibutsa ko kandi tuzakomeza kugenda tuganira ku nkomoko n'imvo n'imvano y'imwe mu migani, imigani ikoreshwa mu rurimi rwacu, imigani igikoreshwa hirya no hino y'abantu baganira, ukumva nyine umuntu akunyuriyemo makeya cyangwa se akubwiriyemo avuga ati kana kuriya bimeze gutya, se aragenda nk'abagesera rimwe na rimwe, cyangwa se uti burya si buno, cyangwa se uti nakare mu mazi abira n'ibindi n'ibindi. Reka rero tuganire mbasubiza nyine nk'uko mwabyifuje ku nkomoko y'umugani bajya bavuga bati naka yigize icyangamibyizi. Iyo mvugo rero yabaye umugani, ivugirwa ku mukobwa wihaye guti wabo akajya kubwerabwera ku rurembo yihahisha. Nibwo rero bavuga ngo mukobwa wa naka yigize icyangamibyizi cyangwa se icyangamibyizi, bakurikije nyine akarere kanaka. Bikaba rero byaradukanywe n'abakobwa bo mu Busanza Butare ahagana mu mwaka w'1900. Icyakora dukurikije uko u Rwanda rwahoze rukomeye ku busugi bw'abari barwo, ntawumva neza uko byaje kugenda kugira ngo abakobwa bigire nyine ibyomanzi mbere y'umwaduko w'abazungu mu Rwanda. Kuva ubwo rero byararandagatanye bigeza magingo aya, uretse ko basigaye bavuga ngo yabaye indaya. Uvuze rero ko ngo nyir'urugo yapfuye ntabwo aba ari we umwishe. Abo bakobwa rero bo mu Busanza ku ngoma ya Rwabugiri barikoranije maze baca agashingo biyita nyine ibyangamubyizi, banga guhingira iwabo no kubakorera indi mirimo, bacikira ku rurembo bavuga ko bagiye gushaka amata ibwami, ni ukuvuga umukiro. Mbese ni nk'ibi by'abubu bashikira mu mijyi bitwaje ko bagiye gushaka akazi. Ubwo nyine bari barihimbiye n'akaririmbo ku ruyondo rwabo, bajyaga baririmba bavuga ngo aho kurwara ibikota byo mu ntoki, ni ukuvuga amabavu, nzarwara ibikota byo mu birenge, ni ukuvuga ubunana, nkurikiye inkotanyi irubengera, ni ukuvuga ngo bakurikiyeyo Rwabugira. Ako rero niko karirimbo bajyaga nyine batera bari barihimbiye. Nuko rero inshuti dutaramanye kuri uyu mugoroba, bamaze kwiyemeza batyo bashyira nzira bajya Giseke na Nyagisenyi mu rugo rwa Rwogera rwahozemo Murorunkwere nyina wa Rwabugiri. Bagenda rero bahabuwe n'umutwe w'intore za Rwabugiri wari umaze nyine kuremwa witwa Ingangurarugo. Zari rero ziruyobowemwo rumaze kwegurirwa Kanjogera muka Rwabugiri nyina nyine wa Musinga. Abahungu babonye urwo rushashi rubasesekayemo bati murakaza rwose neza mboga zizanye. N'abahungu bawe rero kandi bo ku rurembo babiraramo babahunda impu nziza z'imikane batashoboraga kwibonera iwabo, dore ko ubundi abakobwa ba rubanda rusanzwe bambaraga ibishongero by'ibinyita, bamwe rero hirya no hino bita ngo ni n'ibinyita. Nuko rero abo bahungasuka basa n'abisanga, mbese baba ba nyiramugwa hashashe, kuko uko guhunga isuka byari birimo n'umururumba wo kwambara neza, ariko uburyo bwo kubigeraho bukaba bumwe, bukaba ubusambanyi. Nuko rero barabwiyemeza, birakorwa biravugwa, ubwarare bwabo busakara i Busanza busingira induga yose irorama. Nuko nyine birarambanye, bigejeje ku ngoma ya Musinga birasizora, abakobwa barahurura bikubira i Nyanza, ariko noneho biyita inyangakurushwa. Ariko umugambi ukaba umwe, ukaba uwo gushakisha imyambaro y'akarusho, ni ukuvuga nyine ubusambanyi. Biba aho ngaho ruburagica. Bigejeje mu mwaka w'1927 ubusambanyi buba akarorero. I Kigali hari hamaze gukomera, habaye nyine ibuzungu,
abakobwa bamwe ngo bohoka mu bayisilamu, abandi ngo borama mu baboyi. Abakobwa nanone bashegeye abitaga ngo ni abakristu, ariko nyine ngo babeshya ari ugushaka kurya iby'abazungu. Bamara nyine ngo kubigeraho nabo nyine ngo bakirara mu bakobwa ngo nk'aba abayisilamu bamwe nyine babeshyaga kandi atari abayisilamu b'ukuri. Bigaragara ko rero n'amadini ya kera ayo ari yo yose, tutavuze iri n'iri, nayo nyine ngo yagiraga ibirara cyangwa se ibyomanzi, nubwo nyine bose bayitiriraga bagira ngo berekane ubwiza bwabo, kandi rimwe na rimwe hirya no hino mu madini ayo ari yo yose bagira nyine abagiraga amanyanga. Ubwo rero abo bakobwa ngo iryo hururu ryari ngo rikabuwe n'umwe muri bo, ariko we wari umugore witwaga Nyirakayondo w'umurerakazi. Yari rero mushiki wa Rukara rwa Bishingwe, afitwe n'umuzungu bitaga Rongorongo, administrateur Borgas. Nibwo rero ngo hadutse akagani mu Rwanda ngo umuceri muci wabo, isukari isuka ibuzungu. Nuko rero Kigali iba yakiriye Nyanza. Bigejeje mu mwaka w'1932, umuzungu bitaga Busambira, administrateur Schmidt, yubaka ikirorero, urusisiro bitaga Iturubaki, akigira icumbi ry'abatware n'ibisonga n'abakarani igihe baje ku itariki, ni ukuvuga ngo umunsi w'umurarikano. Nuko rero Bwana Rezida nawe yubakisha ikindi kirorero cy'abapolisi bitwaga abavurugaji, ni ukuvuga ba brigadier. Ubwo abapolisi n'abakarani bari abasore gusa, ndetse n'ibisonga ari uko, kuko hari hamaze kugabana abazi kwandika base bamaze kwegura cyangwa kunyagwa. Ubwo noneho abakobwa b'ibyomanzi b'impande zose barasukiranya bahururiye kwambara amasengeri, niho yaracyaduka. Nibwo rero babihimbiye aho ngaho imbyino yatangiraga igira ngo ninde wagaramiye isengeri imwe abandi bagaramira 400. Uwo ni cya kimamara cyo kwa naka. Ahangaha nkaba mbabwira nti ndabivuga uko byakavuzwe, uko nyine byamye biri, ntacyo mpinduyeho, nta n'amakabya nkuru. Nshuti dutaramanye kuri uyu mugoroba, iryo zina ry'ibyomanzi by'inyarugenge niryo nyuma ryakuwe n'iry'indaya ku gahararo k'inzaduka kakomotse ku bahungu b'ibirumbo bajyaga i Bugande ngo bagerayo bati hehe kandi n'u Rwanda. Abo bitwaga rero ngo ni indaya za Bugande. Hanyuma abakobwa nabo barariharara, hanyuma biba nyine iby'urwiganwa, batangira kuritengenwa bitwa nyine maraya. Aho bigeze birerura bararikukana, abari bo bitwa indaya nizo nyine ndaya izi bitaga kera, kandi n'ubu rimwe na rimwe bajya bivuga bakazita izakabwera, ku mpamvu y'uko zihora nyine ngo zibwerabwera mu rubuga rw'abahungu bo ku rurembo aho nyine ruri hose. Naho abahungu b'ibiraramisagara basigara bitwa amabandi. Abakobwa rero ari abigize indaya za kabwera, ari abigize ibyomanzi b'inyarugenge, ari n'abigize inyangakurushwa z'Inyanza, bose ngo ni bamwe nyine b'abambere bo mu Busanza biyise ibyangamibyizi. Nicyo gituma rero iyo bumvise umukobwa ngo watombotse akajya nyine kwipendeza ku rurembo, ni ukuvuga ngo mu mujyi, bavuga ngo yigize icyangamibyizi. Kera rero mbere y'ubwo bene abo b'ibyangamibyizi bitwaga nabo ba Nyirakadeheri, ni ukuvuga nyine abigiraga icyangamubyizi. Kwigira rero icyangamubyizi ni ukuba kabwera cyangwa se indaya, akaba ari nayo navuga nti ngiyo inkomoko y'uwo mugani yigize icyangamubyizi. Ngibyo rero ibyo tumaze kuganiraho. Turashimira mwese mwateze amatwi igitaramo nyarwanda kuri Contact FM. Ni nabyo kandi tuzaganiraho uko ibihe bitaha mu gutaka umuco nyarwanda. Mu gusoza nasaba ko byaba byiza dutoje kandi tukanigisha abato ku Rwanda
kugira ngo umurage w'abakurambere uzabe uruhererekane n'aka kagozi ka bugingo kabuza u Rwanda gucika kazabungwabungwa. Igitaramo nyarwanda kuri uyu mugoroba mwagiteguriwe kandi mwakigezwagaho na Dadido Maximo Mwicira Mitari. Mbifurije kunogerwa n'ibiganiro bya Contact FM. Ijoro ryiza murota Imana. babyeyi namwe bavandimwe muteraniye turadutaramanye mwese muze tuvuze impundu ziturwe myenga nzima zirakurutwa se twamimiki tumuteteshe ijoro rike tumuririmbe bimunyure tuvugikira akakwezi cyicaro cy'abakobwa marutagira umwanga umwangavu wariboye umutoni wa twese uwise kwisanase mubiri wanzika utarushe nsigizire musani wabo iwanyu kugisagara nacyamugoza inyarunya tureba nkinga kwasohora ubibi rw'igikaka rubimbo ribanze turikane ngombwa muzankubito ndabirambona nyarusange kwa runihuza mutari ruherwa no kuba ingenzi uwiciye amana y'abatanazi usa n'umuganza imusasu narubona kwa nkusi y'imirongo n'isogokuru wawe icyaratsi cy'abakamyi barutabarukana amahangazi wababisha mu mahariba amahire yabigira ntiwanyu iwawe ibanguka kurinda tugukumbuze ku munini wa gikomero n'umukuyu wa muzuzu igitega na kibenga kwase wa munyurantwari urugarama rukini neza ni kwa rwego rw'inyamibwa wabo ba nyirabyano ibi ni ibirezi ukarambo na muhazi ni kwa rwagitinywa irutungana gasabo kwa mitumba itabarika ya rwita
basaza bawe baguhoza bihorere bazaguhorera umva amajwi y'urwunge y'ababeza b'ibuhoro banyobanyu abo kwanga barasana bakumarira irungu unyurwa n'abatangana abo kwango bijana tuguhaye umukuru w'abakobwa guherekeze rariritse ikamba uziza wo kwitatara iteraniro ry'ingenzi iwanyu utaramantwari cyambu cy'Imana ngurabeho kibibi kirutunga ngurabeho yanzovu ibasha ishyamba n'ingeri y'urwoga ngurabeho umuranga w'intore hamwe na mucyo w'icyogere inyamibwa y'icyeza na yasine y'igitego ibigerwe inkende na yabunirwa kurusha shenge ngurabeho iyumvira uw'inkeri ririmba yongera kubarusha ngo shira irungu nshuti y'abato uherekejwe n'ababyeyi utaramiwe n'umuvandimwe impundu zivugiwe mu shenge uzajye wibuka ibihame abawe mataramanaga rwagiriza abigarama n'ingabo yashinzwe inkiko umushiramo nacyo yacarukiza murasanyi w'isonga n'imbanza mu myambi